sinzi impamvu Imana iri kuduha umunezero ungana gutya, ariko ntekereza yuko Imana nk'ishaka gukora ibintu bidasanzwe ibanza gutanga umunezero. Amen. Amen, amen. Ijambo turi kugenderaho muri Zaburi ya 37 umurongo wa 5, hari umurongo ubanzaho ndabona twawuvuzeho, aravuga ngo 37 yajya mu wa 5, ni umurongo wa 4 ubanziriza uyu nguyu dufite nka teme. Haravuga ngo ngo kandi wishimire Uwiteka nawe azaguha iby'umutima wawe usaba. Amen. Amen. Ni ukuvuga ngo kwishimira Uwiteka bibanziriza guhabwa ibyo dusaba. Amen. Imana ishimwe rero ko yatuteje, Imana ishimwe ko yaduhaye umunezero ungana gutya muri ano materaniro, kandi ikabana natwe ntitube twenyine dutanga twenyine. Rero ndabakiri mu ijambo ry'Imana, twese twisange. Ntago ari bisanzwe ko abantu tungana gutya, urubyiruko tungana gutya, abantu bane ni benshi kugira ngo twisange ku murongo cyangwa twisange mu mwanya nk'uyu nguyu mwiza wo kuba mu nzu y'Imana. Ushobora kwibwira ngo nuko umuntu ngo yari afite telefone agakanda linki gusa ukisanga ngo ni ibintu bisanzwe, ariko ntabwo ari ibintu bisanzwe, kubera yuko maze gusanga ibintu byose byerekera ku Mana Satani n'umwanzi mukuru wabyo. Ni ukuvuga ngo ibintu byose bituma ushaka Imana, ibintu byose bituma wabona umwanya w'Imana, ni ukuri Satani ari kubirwanya cyane muri iki gihe by'umwihariko. Ni ibintu rero tutafata nk'ibisanzwe. Tubishima Imana cyane ko abantu tungana gutya tubonye umwanya wo guterana tungana gutya mu bihe bitoroshye, si twe twenyine no ku isi yose, ariko Imana ikabitugirira ubuntu. Tubishima Imana. Rero sinshaka gutinda, ndagira ngo tuganire amagambo makeya, tuze gufata umwanya dusenge dushima Imana ku byo yakoze kandi ikomeje gukora cyane mu buzima bwacu, ndetse n'ibyo tugenda dusengera byose. Rero ni karibu cyane. Rero turi kuri teme ivuga, umuvandimwe ndabona yabigaragaje muri screen, ni amagambo y'Imana ari muri Zaburi ya 37 umurongo wa 5. Haravuga ngo koreza Uwiteka urugendo rwawe rwose, aba ari we wiringira nawe azabisohoza. Sinzi niba yanyemerera akajya no muri Imigani gatoya 16 umurongo wa 3. Ni ahantu naho havuga amagambo asa nk'aya ngaya rwose. Byarantangaje, ariko nsanga nta nubwo bitangaje, kubera ko iyi Zaburi yanditswe na Dawidi, noneho iyi Migani yanditswe na Salomo. Ni amagambo yenda nko gusa, wenda ntekereza afite n'ubusobanuro bumwe. Wenda muvandimwe niba yanyumvishe atugire mu Migani ibice 16 umurongo wa 3. Sinzi niba bimworohera. Hagati aho twakiriye n'abavandimwe bose Mbabazi nawe mbonye aje inyuma, Imana imugisha cyane kandi ikomeze gutsinda amasomo. Akoze cyane, ngira ngo yabonyera. Imigani 16 umurongo wa 3 ntabwo hariho, ndi kubona atariho umurongo wa 3. Nanga imirimo yawe yose uyiharire Uwiteka, niho imigambi yawe izakomezwa. Haleluya. Urabona ko ni amagambo yenda gusa, ariko iyi Zaburi yanditswe na Dawidi, ndetse ibanga bisa nk'aho ibanga yari yarayishuriye umwana we nawe yaravuze ngo imirimo yawe yose uyiharire Uwiteka, ngo nibwo izakomezwa, nibwo imigambi yawe izakomezwa. Amen. Duhimbaje Imana. Rero ndagira ngo tuvuge mu magambo makeya, wenda ni umunsi wa nyuma w'ino teme, ariko mu by'ukuri teme yagize umumaro ukomeye cyane. Njyewe natangiye no kuyapurika. Ubu ngubu ibintu byose ngiye kujyamo, ibintu byose ngiye kwigengengamo, nsigaye mbanza nkabirarika imbere y'Imana, nkabibwira Imana kugira ngo ijye imbere. Shima Imana rero kubavuga ubutumwa benshi twagiye twumva, harimo bene data bose. Imana ibahe umugisha kandi duhane umugisha twese. Imana ibahe umugisha cyane. Rero sinshaka gutinda cyane, ndavuga ku bintu bitatu gusa bisobanura kuri no teme, noneho tuze gusoza. Ariko mbere yabyo reka mvuge ngo hari ikintu twaganiriye ushize, mwene data yatuganiriye yitwa Soso, yaratubwiye ngo ese uru rugendo tujye kwikoreza Uwiteka, mu by'ukuri sitwe dutangiye runo rugendo twenyine,
hari benshi batangiye urugendo. Nahoze nsoma muri Timoteyo, Pawulo agenda abwira Timoteyo, amugira inama, inzandiko ebyiri yamwandikiye, yamubwiye abagabo ngira ngo nabonye nka batatu bose yamubwiye bavuye mu byizerwa bakamutera umugongo, abandi ngo bakurikiye iby'isi, ba Dema ba Feriti, ibintu nk'ibyo. Abantu ngira ngo ni batatu nabonyemo. Bisa nkaho rero mu by'ukuri nk'uko Soso ubushize yaratubwiye ngo ese ni twebwe ba mbere twaba dutangira runo rugendo. Hari benshi twatangiranye bene data barananirwa. Bisobanuye yuko rero hari impamvu ikomeye yo kwikoreza Uwiteka urugendo rwacu, kuko urugendo ni rworoshye, ni rurerure, ntabwo turwita urugendo rworoshye kubera yuko hari benshi batangiye urugendo ntibarusoza. Rero njyewe nahoze nanumva ino teme nkibaza natekereje nsanga twatekereje ino teme mu by'ukuri twibwira ngo nuko tugiye kuragiza Uwiteka uno mwaka wa 2025, ariko mu by'ukuri nsanga uno mwaka ni mutoya cyane kuri ino teme. Uno mwaka ni mutoya, navuga ngo uno mwaka wanashize already, ahubwo nshatse nanambira mu mwaka mushya muri kuko kwa mbere kwarangiye. Ariko uno mwaka waba ari mutoya cyane, twaba tugiye gutekereza hafi, tugiye gutekereza ngo tugiye kuragiza Uwiteka urugendo rwacu dutekereje gusa kuri uno mwaka. Naje gusanga ari ibintu tugomba kwagura bikaba bigari mu buzima bwacu, tukereka Uwiteka urugendo rwacu rwa gisore, ndetse ko dutegura kuba abagabo b'ejo hazaza, imiryango yacu tugatobora tukajya kure cyane, tukereka Imana, tukayibwira ngo Mana udukomereze amaboko, udushoboze ku kigero tuzasoza neza, kuko hari intwari zo kwizerwa zarangije urugendo rwayo amahoro. Pawulo niwe wanditse arangije muri Timoteyo, ari gusoza mu nzandiko ze ebyiri, aravuga ngo narwanye intambara nziza, narinze ibyo kwizera. Ukuri ndifuza yuko nyuma yuko dusobanukiwe abari ahangaha twagera ubuntu bwo kumva ino teme, tuyapurika, tuvuge ngo Mana turashaka kuzarangiza urugendo rwacu nka bamwe mu ntwari zo kwizera. Turashaka kuzarangiza urugendo rwacu ntibibe gusa uno mwaka gusa twatekereje tuvuga ngo tugiye kwereka Uwiteka uno mwaka gusa, ahubwo bizabe kure cyane, dutobore tugere kure cyane, tugere ahazaza hacu hari kure cyane, kuko naratangaye isengesho ngo rijya rigera kure. Hari umuvandimwe ejo bundi duherutse kuganira, arambwira ngo yigeze kugira iyerekwa, arasenga ngo mbere yari azi ko isengesho ngo kwa kundi tujya tuvuga ngo aho utagera ngo wohereze isengesho, azi ngo isengesho rishobora guhindura ahazaza, atazi yuko isengesho ngo rishobora no guhindura ahahise. Nuko aryamye bararota haleluya, ararota ngo abona ngo Imana ngo imusubije inyuma, na kwa kundi niba mwarajyaje kureba amafilime niba barahita Mamavu y'aba Superman n'ibiki, hari ukuntu nka The Flash, niba hari abantu bayirebye, hari ukuntu basubiza ibihe inyuma. Rero umuntu nako byamugendekeye, ngo abona ngo basubiye mu 1840 ngo ahita abona ari muri ubwo buzima, arababona abantu, akajya abona abasekuruza. Noneho ngo hari ibintu navuga by'iwabo nyine mu abasekuruza bari bagize iby'Imana, bari baraterekeraga, ngo noneho ngo Imana imwereka ukuntu ibikuyeho, Imana irabisenya. Aratangara cyane, aravuga ngo si koko n'isengesho rishobora no kugera rigasubira inyuma kugira ngo ryubake fondasiyo y'ubuzima bw'umuntu neza, ryongere ritunganye ibyapfuye nyuma, rikabitunganya kugira ngo abeho neza. Biramutangaza cyane. Rero birakwiye cyane, ino teme ni umugisha kuri twese. Ndagira ngo tuganire ku magambo make nasanze bishobora gusobanura mu buryo butandukanye. Uburyo bwa mbere ndavuga bitatu gusa duhite dusoza. Uburyo bwa mbere bigaragaza umuntu udashoboye kugenda, umuntu utishoboje urugendo, wabwiye Imana ngo aranyikorere. Muvandimwe ubonye screenshot The Flash, present in The Flash, ngira ngo abantu benshi barayizi, kereka niba hari umuntu utazi The Flash. Ni filime igaragaza abantu basubira inyuma, abantu bagira umuvuduko ugatuma basubiriza inyuma. Rero nari mvuze ngo kwikoreza Uwiteka cyangwa se gushinganisha urugendo rwacu bishobora gusobanura kubwira Imana ngo tugendane, fata ukuboko tugendane. Hari amagambo by'ubusome gatoya gusa ndahita mpava mbere tugaca ibintu bibiri gusa turi buganire nabyo. Ni ibice 33 byo mu Kuva
umutwe w'amagambo uravuga umurongo wa 12. Umutwe w'amagambo uravuga ngo Mose yinginga Uwiteka kujyana n'Abisiraheli yerekwa ubwiza bwe. Haleluya. Ahangaha ino story yantangaje cyane. Uvuga ukuntu Mose, reka twasome gatoya. Haravuga ngo Mose abwira Uwiteka ati, dore ujya untegeka uti jyana ubu bwoko ntumenyeshe uwo udutumanye, ariko waravuze uti nkuzi izina kandi rwangiriyeho umugisha. Nuko niba nkugiriyeho umugisha koko, nyereka imigambi yawe kugira ngo nkumenye, mbone uko ndushaho kukugiriraho umugisha, kandi wibuke yuko ubu bwoko ari ubwawe. Aramusubiza ati, ubwanjye nzajyana nawe nkuruhure. Mose aramubwira ati, ubwawe nutajyana natwe ntudukure ino. Amen. Uyu mugabo witwa Mose yaganiraga n'Imana nk'aho ari abavandimwe, nk'uko Samuel yaba ari mukuru wanjye cyangwa se ndi mukuru we, tukaganira bisanzwe. Ahangaha yari ari kubwira Imana, ayibwira ngo Mana, nutajyana natwe ntudukure ino. Ariko Mose yanshimishije kweli. Mose yanshimishije birenze. Rero nari mvugiye kuri iki ngiki kivuga ngo gushinganisha urugendo rwacu k'Uwiteka ni nko kubwira Imana ngo Mana, tujyane, nitutajyana ntabwo nabikora njyenyine. Pawulo niwe wanditse aravuga ngo nshobozwa byose na Kristo imbaraga. Rero turi bantu kibo kugenda tutari kumwe n'Imana. Birakwiye yuko dushinganisha urugendo rwacu, ibyo byose dutekerezamo, ibyo byose duplaninga, tukabwira Imana ngo tujyane. Ikindi gisobanuro natekereje cyo gushinganisha urugendo rwacu k'Uwiteka, igisobanuro kivuga ngo byerekana umutima uciye bugufi imbere y'Imana. Amen. Turasoma mu Filipi, nsigaje imwe muranyihanganira, nsigaje point imwe, iyi ngiyi ya kabiri ngiye gusobanura. Mu Filipi bice 2 umurongo wa 5, wenda ndasoma wa 5 mpita nsimbuka. Mugire wa mutima wari muri Kristo Yesu, uwo nubwo yabanje kugira akamero k'Imana, ntiyatekereje yuko guhana n'Imana ari ikintu cyo kugundirwa. Amagambo arakomeza akavuga, reka ndebe. Rero dore inyungu bavuga z'uko Yesu amaze kwicisha bugufi ngo akambara akamero k'umuntu. Baravuga ngo nicyo cyatumye Imana imushyira hejuru cyane, ikamuha izina risumba ayandi mazina yose. Amen. Ijambo ry'Imana nk'iyo ritubwira kugira umutima wari muri Kristo Yesu, umutima, ijambo ry'Imana ryahise risobanura umutima uciye bugufi. Yesu bamubaza ngo ese ngo Yesu umukuru mu bwami bwo mu ijuru n'indi, yarabwiye ngo umukuru n'uwicisha bugufi. Amen. Gushinganisha urugendo rwacu Uwiteka nabonye nabwo ari igisobanuro cyo guca bugufi imbere y'Imana, tukayibwira ngo Mana, ni wowe ushoboye, wowe kora mu buzima bwacu, ntabwo twakishoboza, ahubwo wowe kora, tumenekeye imbere yawe. Amen. Point ya 3 rero ndangiza, ari nacyo kintu numva Imana yashyize ku mutima cyane ku munsi wa none. Senga nabaje Imana, se Mana, niki kintu cyane wumva wifuza ko tuganira n'iki? Kuko numvaga ntashaka kuvuga ngo ibintu ngo bya bintu byo kuvuga ngo ibintu nyine wagenda ukazana gusa ngo fact. Ndavuga se Mana, niki kintu ushaka ko twumva ku munsi wa none? Numvisha Imana yashyize ku mutima n'amagambo, niyo nshaka kunsorezaho gutyo gusa, tugasenga Imana. Ni amagambo ari mu Baheburayo ibice 10 umurongo wa 7. Avuga amagambo atangaje cyane, ni amagambo Yesu yavugaga. Kugira ngo wumve ko ari Yesu wayavuze, wenda niba ndi buhere bene data yakotse hano turabona. Haravuga ngo umuhera ko ndavuga nti ndaje Mana, umuzingo w'igitabo niko byanditswe kuri njye, nzanywe no gukora ibyo ushaka. Haleluya. Nanezerewe cyane. Ahantu ni igihe kino gitabo basobanuraga ukuntu ngo ibitambo byoswa, ngo inyamaswa ngo bitashoboraga gukuraho ibyaha by'abantu, ngo ndetse Uwiteka atigeze abyishimira ku kigero nyine gihagije, ariko ngo Yesu yaje kuba igitambo kizima. Ahangaha ni amagambo Yesu rero yakotinze, aravuga ngo ndaje, mumera ko ndavuga nti dore ndaje Mana, umuzingo w'igitabo
niko byanditswe kuri njye, nzanywe no gukora ibyo ushaka. Hepfo gatoya namanuka aherako aravuga ati dore nzanywe no gukora ibyo ushaka. Akurikiraho imbere nicyo kintu nashakaga n'ubundi. Icyo nshaka kuvuga, gushinganisha urugendo rwacu cyangwa se gushinganisha urugendo rwacu ku Uwiteka nanone bishobora gusobanura kugandukira Imana, kuyemerera kugira ngo ubushake bwayo bube. Haleluya, haleluya. Iki ni cyo kintu kiri ku mutima wanjye cyane, iyo tucyumva duhite dusenga. Natangaye nsoma Bibiliya translation yitwa Good News Translation. Iyo yavuze iriya jambo, yo yavuze ngo give yourself to the Lord, trust him and he will help you. Yavuze ngo give yourself to the Lord. Ntabwo yavuze ngo nka kwa kundi ijambo ryatubwiye ngo ikoreze urugendo rwawe Uwiteka, ahubwo yo yavuze ngo give yourself to the Lord. Ni ukuvuga ngo ntabwo ari urugendo rwawe gusa ngo bigarukira, aho wowe ubwawe, wewe wese ubwawe, ihe Imana, yigandukire. Navuga sinzi uko ijambo nakoresha neza, yigandukire cyangwa se yishyire. Haleluya. Numva rero nicyo kintu Imana yashyize ku mutima wanjye cyane kuri uno munsi, kugira ngo twishyire Imana. Nibwo urugendo rwacu ruzaba rushinganishijwe, nk'uko Yesu yavuze ngo ndaje kugira ngo ibyo wanyanditswe ngo mu muzingo w'igitabo ngo bisohore, ubushake bwa mu yandi magambo bube ku buzima bwanjye. Kuko hari ibyo twibwira, hari ibyo tugambirira, ariko igihe cyose bitari mu bushake bw'Imana. Imana tubwira iraturema. Ijambo ryayo muri Nehemiya yavuga ngo nakumenye ntarakurema. Amen. Bivuga ngo mbere yuko tuvuka Imana iratuzi cyane, izi ni iherezo ryacu. Rero icyo Imana idusaba muri uno munsi, cyangwa se Imana idusaba muri ino jambo cyane, ni ukuyishyira tukayemerera kugira ngo ubushake bwayo ku buzima bwacu bube, ubushake bwanjye, ubushake bwayo kuri njyewe, ubushake bwayo kuri Mbabazi, ubushake bwayo kuri Nkunda, kugira ngo aribwo buba, ntaba ari uko twe tubitekereza. Naratangaye cyane iryo jambo Yesu yari yishuye igihe yabwiraga abigishwa be, arababwira ngo nimusenga. Nta kindi kintu kirenze yababwiye cyane, arababwiye ngo nimusenga mujye musenga wana ngo Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ubwami bwawe buze, ibyo ushaka bikorwe mu isi nk'uko bikorwa mu ijuru. Mu by'ukuri birakwiye yuko turushaho gusenga kugira ngo ubushake bw'Imana bube mu buzima bwacu, kuko hari umwanzi umwe gusa, ni Satani, cyangwa se yakorana n'abandi, ariko niwe urwanya ubushake bw'Imana. Nahoze nganira na mwene data, twabivuzeho ko ikintu gihari ni uko umwanzi icyo abashaka ni uko nyine ubushake bw'Imana butabaho cyangwa se ngo bwuzure. Rero birakwiye yuko twitanga, twipresentinga, twiha Imana kugira ngo ubushake bwayo bube. Nicyo gisobanuro kindi kiri jambo, kugira ngo ibyo dutekereza, hari ibyo tuba twibwira tukumva twarwana mu yindi nzira zacu cyangwa se mu kundi gushobora kwacu, ahubwo ijambo ry'Imana ratubwiye ngo twihe Imana kugira ngo yonyine niyiza ahantu yashyize potential, niyiza ahantu yaduhishurira. Naratangaye cyane niyo usenze Imana kenshi ufite ikibazo, hasize ukuntu ijya igwishurira. Ishobora guhita igwishurira kugira ngo uhamagare Mbabazi, uhamagare Nkunda, ugasanga ubonye igisubizo mu buryo utatekerezaga, kibaye igisubizo kandi wowe wumvaga ari ibintu bigoye. Rero mureke twihe Imana. Imana irashaka ko tureka kwirwanira. Imana irashaka ko tugenda tugashaka ubwiza bwayo. Natangaye cyane nsoma ijambo ryo mu Kuva, handi twasomye 33:29, havuga ukuntu ngo Mose ngo avuye ku musozi Sinayi nyuma y'uko Imana imwiyeretse, cyangwa se ari kubwira Imana ngo imwiyereke, ngo ntiyari azi yuko ngo ariho ubwiza bw'Imana. Imana irashaka ko tuganira, Imana irashaka ko tugirana ubusabane, Imana irashaka ko tugira, Imana irashaka ko tureka kwirwanira, Imana irashaka ko tuyibwira ibituremereye maze cyane. Nibyo numva. Imana turaza gukomeza dusenga bitewe n'uko umuyobozi w'aho mbere tuyoboye. Imana ibahe umugisha cyane ko mufashe n'umwanya